Mutagatifu Inyasi wa Loyola yakomerekeye mu gitero cyahitwa Pampeline wo muri Espagne. Yakomerekejwe n'igisasu. Uwo gukomeretswa n'igisasu byahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwe. Uwo wari umusirikare ukomerekeye kandi umugariye ku rugamba yaje guhinduka umutagatifu w'ikirangirire muri Kiliziya. Ashinga umuryango w'abihayimana mugari w'abagabo muri Kiliziya. Njyewe se nibihe bikomere byampinduriye ubuzima? Nibihe bihe ni ryari natenguswe n'ibyo nari nizeye? Ni ryari natsinzwe singire ku byo nifuzaga, maze ibyo bigahindura icyerekezo cy'ubuzima bwanjye bukaba bwiza bisumbye uko nabitekerezaga.